tayari ni ukuvuga ni umutoza cyambere ugomba gukorera abakinyi ni vestiaire uberekane yuko nawe ari derby gutakaza match urashobora gutakaza derby ugatsinda izindi match n'uriya yagutsinze muri derby agatakaza match ariko intumbero yacu objectif yiwacu ni ku gikombe gusa. Musaza urya twamwita ko ari Monima. Mu gihe Rayon Sport iri kwitegura umukino ukomeye izakinamo na AS Kigali ku cyumweru ku itariki 23 Gushyingo 2025 kuri Kigali Pele Stadium, ibintu byafashe indi ntera mu myitozo yayo, harimo kugaragara ko umutoza mushya wamaze kuganiriza abakinyi ndetse n'impinduka zikomeye zitezwe mu bakinyi 11 bagomba kuzabanza mu kibuga. Kuwa kane mu myitozo yabereye ku kibuga cy'imyitozo cya Rayon Sport hagaragaye Ndindi Badui Libakare, umutoza ukomeye ukomoka mu Burundi wamaze gutoza abatoza benshi barimo n'abakorera akazi ku mugabane w'i Burayi. Haruna Feruzi usigaranye Rayon Sport nk'umutoza w'by'agateganyo yavuze ko yamutumyeho kugira ngo aze gufasha mu guhanura abakinyi ndetse no kubongeramo ubumenyi bwo kumva neza icyo Rayon Sport ari cyo. Haruna Feruzi yagize ati yatoza abatoza benshi abandi bari i Burayi, nanjye ari mu bo yatoje ubwo twajyaga mu gikombe cy'isi cy'abakiri bato mu mwaka wa 1995. Namuzanye kugira ngo arebe imyitozo anyereke icyo nakosora kandi anaganiriza abakinyi anasobanure icyo Rayon Sport ivuze, icyo riri yabara ry'ubururu n'umweru ribahamagarira. Uyu mutoza wafashije abakinyi mu gutozwa ndetse no kubategura mu mitekerereze, yinjiye mu ikipe mu gihe Gikundi rikomeje gushaka uko yakomeza kwisubiza icyizere nyuma yo kunyagirwa na APR ikipe y'ingabo ibitego 3 kubusa. Nyuma y'imyitozo yo kuwa kane, Haruna Feruzi yatangaje ko umukino waherukaga gutsindwa na APR ari wo watumye ifata umwanzuro wo gukora impinduka mu bakinyi 11 bagomba kuzabanza mu kibuga ubwo bazaba bagiye gukina na AS Kigali. Yavuze ko abafana bazabona ibintu bishya ndetse n'impinduka zigaragara. Yagize ati iyo utsinzwe umukino ugomba guhindura abakinyi ndetse n'imyanya yabo. Ndabwira abafana kuzaza ku cyumweru kuko bazabona impinduka mu buryo bw'abakinyi babanza mu kibuga. Izi mpinduka ziritezwe kuvugurura uburyo ikipe izakinamo cyane cyane mu bice bya ba myugariro n'ubusatirizi byagaragaje intenge ku mukino uheruka. Mu byishimo by'abafana ariko imyitozo yanagaragayemo rutahizamu witwa Ndikumana Asumani wari umaze igihe kinini arwaye. Uyu musore ukundwa cyane yagize ikibazo ku mukino we wa mbere mpuzamahanga ariko yamaze kugaruka mu myitozo. Yavuze ko nubwo atari ku kigero c'100% yiteguye gutanga ibyo ashoboye byose mu minota azahabwa. Yagize ati nagarutse nubwo naragera ku kigero c'100%, umwanya muto nzabona wose nzagerageza kwitwara neza, nzabibyaza umusaruro. Nubwo bimeze bityo, Rayon Sport izinjira mu mukino idafite abakinyi babiri bakomeye cyane harimo uwitwa Tambwe Guruwari ufite imvune ndetse na rutahizamu Farenganye utarabasha kugarura intege ndetse n'imbaraga. Rayon Sport iraza gukina iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 13, mu gihe AS Kigali nayo iraza gukina iri ku mwanya wa 14 n'amanota 5 gusa. Uyu mukino rero uraba ufite icyo uvuze kuko impande zombi nka Rayon Sport irashaka kwisubiza icyizere no gukomeza guhiga amanota ishaka umwanya wa mbere. Ni mu gihe AS Kigali nayo ishaka kwivana ku mwanya wa nyuma wa 14 ikerekeza mu myanya y'imbere isaba guhatana. Mu myitozo y'uyu munsi hagaragayemo kwitwara neza kw'abarimo Aziz Bassan uri kongera imbaraga, Bigirimana Bedi umwe mu ngufu za Rayon Sport yitezweho na benshi, ndetse na Ndikumana Asumani wagarutse nyuma y'igihe kinini yari yaravunitse. Rayon Sport rero iri kwitegura umukino wayo na AS Kigali mu buryo budasanzwe, harimo kuba bahamagaye n'umutoza mushya uje gufasha mu mitekerereze y'abakinnyi.
impinduka zikomeye mu bakinnyi bazabanza mu kibuga, kugaruka kwa Ndikumana Asumani, gutakaza bamwe mu bakinnyi bafite imvune, kongera imbaraga mu myitozo ndetse no gusobanura uburemere bw'amabara y'ikipe. Iyi kipe y'ubururu n'umweru iraza kwinjira mu kibuga ku cyumweru ifite byinshi byahindutse, abafana bategereje kureba neza niba biri butange umusaruro. Ni kuri Kigali Pele Stadium ku cyumweru.